Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakundwa mudukurikirana kuri Yana Media, twongeye kubasuhuza cyane kandi tubifuriza ineza ituruka ku mwami Yesu Kristo, turizera ko mumeze neza. Birashoboka ko waba utameze neza, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana yawe wizera, uwo twiringiye ni umunyamaboko, abasha guhindura ibintu byose bikaba byiza bigasubira mu buryo, nubwo uyu munsi byaba bitameze neza ejo bikamera neza. Ni James Makaliste nk'ibisanzwe, ikiganiro cyo n'insobanuro y'ibihishwe. Reka dukomeze tuganire, twungurane ubumenyi, twungurane ubwenge, kandi twongere dusubire mu mbaraga nk'iza mbere. Imana ibahe umugisha, tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Mera cyane urakoze. Iki kibazo ntafite ikibazo, ariko ndifuza ko nta kibazo ariko maje gusoma no umurongo dusoma mu Bakorino ba mbere ibice 13 umurongo wa mbere. Umutwe w'amagambo cyangwa se titre yawo uravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Umurongo wa mbere ukavuga ngo nubwo navuga indimi z'abamarayika ariko singire urukundo, bampindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kabiri hakavuga ngo kandi nubwo ntagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Tugarukiraho ikibazo cyanjye kikagira giti wakomeje no hepfo ko numva umurongo usa n'utarangiye. Nta kibazo, reka dusome n'umurongo wa gatatu. Akavuga ngo kandi nubwo natanga ibyanjye byose, ngaburire abakene, ndetse nkitanga ibyanjye ngo nkike, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Hasi akavuga ngo urukundo rurihangana, rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo bari kuvuga rwa rukundo, bari gusobanura rwa rukundo rwose. Okay, ntacyo wabaza ikibazo cyawe noneho. Ikibazo cyanjye kikajya gitya giti ese urukundo iri jambo cyangwa se Bibiliya ivuga ni bwoko ki? Ni urukundo rusanzwe rw'abo mu isi dukundana, cyangwa se ni urundi tudasobanukiwe? Ufite nawe warabisomye ntiwabyumva. Iyo mbaza hari benshi cyane baba babyibaza. Mba ndi kubariza sosiyete muri rusange. Okay, urumva nyine iri jambo riri aha biba bisaba kurisoma, ukarisoma inshuro nyinshi cyangwa ukagira guhishurirwa kugira ngo ubashe kumva icyo rivuga. Urumva ririmo urukundo, ariko wakongera kurisoma ugasanga ni nk'aho atari urukundo. Gute? Kuko urumva baravuga ngo naho navuga indimi z'abantu, kavuga n'indimi z'abamarayika. Urumva bashaka kuvuga za ndimi z'umwuka zamanutse ku munsi wa Pentecote, kuko muri ziriya ndimi z'umwuka zamanutse ku munsi wa Pentecote harimo indimi z'abantu, hakabamo n'indimi z'abamarayika zivugwa mu ijuru gusa. Noneho hakabamo n'indimi zitamenyekana Imana yumva yonyine. Ni ukuvuga ngo abantu bashobora kuvuga indimi z'abantu, bakavuga iz'abamarayika, bakavuga n'indimi zo mu ijuru, noneho zumva ari iz'Imana yumva yonyine. Abantu, ni ukuvuga ngo umuntu yahawe impano yo kuvuga indimi ashobora kugira ibirere birenga 3 by'indimi akoreramo. Bivuze ngo bano bantu twumva, wenda sinzi niba natandukiriye, bano bantu twumva bavuga indimi biriya ni nk'impano. Ni impano, biriya ni impano, ntaho bihuriye n'uru rukundo rwa Kristo. No, urumva uyu mwanditsi yari arimo yerekana uburyo
ariko uvuga ngo icyo kintu ni ikintu gikomeye ni mbese by'abantu dufata ko Eh, bikomeye cyane donc yari ntabwo twabigereranya na rwa rukundo. yari kuvuga ngo iki ni ikintu gikomeye abantu bahabwa kandi bagihawe mu buryo budasanzwe, ubundi ni ibintu bitari bisanzwe. Kuba ushobora kuvuga indimi utize, ahantu utavukiye, ahantu utakuriye, umuntu ukaba wavuga ururimi umuntu akumva kandi utarigeze ugera muri icyo gihugu. Noneho ukaba wabasha kuvuga ururimi narwo atari ururimi umuntu wo ku isi yakumva, ahubwo ari ururimi ruvugwa n'abamarayika. Ukaba wakongera kuvuga ururimi noneho n'abamarayika batumva, n'abantu bo mu isi batumva, ari ururimi ruvugwa Imana yonyine ikaba ariyo irwumva. Ni ururimi rutamenyekana. Baravuga ati iyo ni impano ikomeye umuntu aba yabonye, sibyo? Ariko yarangiza akavuga ngo nubwo icyo kintu gikomeye ariko ugifite udafite urukundo, nubwo ngo yari arimo asasira urukundo, yerekana ukuntu uru rukundo rufite imbaraga cyane, ari urukundo rukomeye. Aramanuka aravuga ngo nubwo yagira kwizera, akagira impano yo kumenya ibihishwe, akagira impano yo gukora ibitangaza, akagira impano yo kuzura abapfuye, kubera ko afite kwizera kurema ibintu bitangaje. Akavuga ngo icyo nacyo ni ikintu gikomeye abantu bajya bagira, kigaragaza imbaraga zidasanzwe. Akavuga ati rero icyo nacyo umuntu ashobora kukigira ariko adafite urukundo. Ubwo yari ari kwerekana uburyo rwa rukundo rufite imbaraga. Aramanuka aravuga ngo nubwo noneho nafata ibintu byose ntuzi nkabitanga kugira ngo ngaburire abakene, nta rukundo nabyo. Erega gufata ibintu byawe byose utunze ukabifata ukavuga ati nari ntuze miliyoni zanjye 100, mfite miliyari yanjye ndayitanze ngo abarwayi bavurwe, abakene bajye mu ishuri, abatagira ibiryo barye iyi miliyari yanjye. Noneho ngo warangiza ukabitanga ngo ariko udafite urwo rukundo, ngo nabyo ngo ni ubusa. Si ubwo aho nta rukundo rwaba rurimo. Urumva nicyo kibazo wibajije, niyo wibajije. Ahubwo urwo rukundo ahubwo noneho nicyo nakibaza nkatwe abantu, urwo rukundo ni uruhe nyine? Icyo ni icya gatatu. Ashyiraho icya kane yasozerejeho, aravuga ngo noneho kubera ko urwo rukundo rwanyuzuye, mfite urukundo, noneho nkitanga ubwanjye ngo bantwike mpinduke ivu, kugira ngo nerekane ko abantu mbitangiye. Nubwo ukagera ku rwego ushobora kwitanga ugahinduka ivu kugira ngo ugirire undi muntu neza, bakagutwika. Ariko Bibiliya ikavuga ngo singira urukundo, nacyo ntacyo yabimaze. Aho niho ikibazo ufite cyavugaga ngo ese ko ikindi kintu kiri inyuma y'ibyo kiterekana urukundo bari kudusaba aha ni igiki? Asa ubwo wenda Yesu uretse n'ibyo, ahubwo n'igihe cy'umuntu yamenya ko afite n'urwo rukundo ni ryari. Noneho niyo mpamvu wibaje uru rukundo ni uruhe. Imana ibaha umugisha abantu mudukurikiye, mwibuke gukanda subscribe, mukore share, mukomentinge, mwerekane ko turi kumwe. Reka nsubize ikibazo cya Samuel. Ni ukuvuga ngo ibi bintu byose ni urukundo. Ibi yagaragaje, gutanga, gusura abantu, kugirira abantu neza, gukora ibikorwa by'impuhwe. Uru ni urukundo rw'abana b'abantu, ruva kuri emosiyo, ruva mu kwishimira ikintu kibaye, ruva mu mutima w'umuntu wakiriye ikintu runaka. Ni urukundo pe. Ariko urukundo Pawulo yavugaga aha ntago ari urwacu twebwe abana b'abantu. Impamvu ruhebuje ibi bintu byose, impamvu ruri hejuru y'impano zose, rukaba hejuru y'imirimo yose, rukaba hejuru y'imbaraga zose, rukaba hejuru y'ibitangaza byose byakorwa, nuko atari urukundo rw'abana b'abantu. Aha Pawulo yari kwerekana urukundo rwa Kristo, atari urwo rwe ngewe ngira cyangwa we Samuel, atari urukundo wowe ufite, ahubwo urukundo ruba mu mutima w'Imana. Urukundo rwatumye Imana itekereza ko abantu badakwiye kuzapfa ngo barimbuke nubwo bakoze ibyaha, ahubwo rukaba ari urukundo rwatumye Imana ishaka kugarura umuntu mu bwiza bwayo. Ni urukundo ruba mu mutima w'Imana, ni urukundo Imana yakunze isi, ni urukundo Imana yakunze abantu bayo. Ni ukuvuga ngo nubwo wakora biriya bitangaza ariko umutima wawe utemera kwakira urukundo,
Imana yazanye n'ubundi Byose waba ni uruhira ubusa. ubusa. Hari abantu bakize bafite amafaranga menshi, bafite amamiliyari menshi, ashobora no kuyiguha kandi atemera Imana kandi adasenga Imana, kandi umutima we utarakingukiye Imana, Imana idafite umwanya wa mbere mu buzima bwe, atayumva, atarayakiriye, atumva umuyaga w'ijuru mu buzima bwe, kandi agakora ibintu bikomeye by'ibitangaza ku iyi si. Nibyo Pawulo yari arimo avuga ngo ni uru rukundo, urukundo rwatumye Imana yicara mu ijuru. Iravuga ngo ariko mu bumana bwacu tugomba kubonera umwana w'umuntu umwanya, kugira ngo nawe yinjire muri uru rukundo, tumuhe urukundo rumubesheho, rumutunge, rumuhindukire ubuzima. Ni uru rukundo Pawulo yavugaga, ntabwo ari urw'abantu, ni urukundo rw'Imana iza kugushaka. None Bibiliya iravuga ngo ese umutima utarakiriye urwo rukundo, ibindi bitangaza wakora ni igiki? Nta kintu wakora. Bisaba ngo umutima wawe ube warakiriye urukundo rwa Kristo. Umva icyo Bibiliya ivuga. Iyo usomye urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto ibice 5 umurongo wa 21, haravuga ngo umuntu utarigeze kumenya icyaha, utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Urumva izo mbaraga z'urwo rukundo zatumye Imana itarigeze kumenya icyaha. Ni ukuvuga ngo Imana ntiyigeze ikora icyaha. Byatumye Kristo we utarigeze gukora icyaha, Imana ubwayo yahindutse icyaha ku bwacu, kugira ngo duhinduke gukiranuka. Urumva ni ijambo rivuga ngo twarahinduranije. Ni ukuvuga ngo Kristo ahinduka umubi, njye nari we, kuko njyewe nyine kamere ni icyaha. Noneho Kristo aza yicara ku ntebe yanjye, ahinduka icyaha. Ni ukuvuga ngo ahinduka ikibi cyose njyewe ndi bwanjye, ahinduka ikibi cyose nari ndi cyo. Noneho afata njyewe anyinjiza guhinduka icyiza cyose we yari cyo. Kuko urumva niba Kristo ntabwo yaguhinduye ngo ube, Kristo ntabwo yaguhinduye ngo ube umukiranutsi, ahubwo yaguhinduye gukiranuka. Niko uyu murongo uvuga, kugira ngo duhinduke gukiranuka. Nta nubwo ari ukubarwaho gukiranuka, nta nubwo ari ukuguhindura umukiranutsi. Kristo yaguhinduye wowe, iguhindura gukiranuka. Gukiranuka ni iki? Ni Imana nyine. Kristo yaguhinduye ubumana. Urumva ni urwo rukundo Pawulo avuga. Urwo rero ni urwo rukundo rw'Imana ishyira mu buzima, ni urwo yagukunze y'ubwawe, ntabwo we warubona. Ni Kristo wenyine urufite. Ibintu biragoye kubyumva, ibintu biragoye kubyumva no gusobanukirwa. Aha harimo ibibazo byinshi cyane umuntu yakibaza. Kuko umuntu yakibaza se abo bantu tubona bakora nk'ibikorwa byo gufasha abantu, ese abo bantu baba babikoranye urukundo nk'ubwo Kristo adusaba? Nicyo Pawulo akubwira ko nyine urumva harimo ikibazo cyane. Nicyo Pawulo akubwira ko ibyo atari byo bireberwaho urukundo. Yavuze ngo ibyo ushobora kubikora. Urukundo mbese bisaba kwakira Kristo. Erega niwe rukundo, niwe gukiranuka, nibwo buzima. Erega ubundi Kristo ni ubuzima. None se ibi dukora mu isi nyine byo kuba nafasha wenda nkaza nkabonera ubuzima ntabwo wenda nk'icyo kurya, byo tubyita iki? Ni imirimo nyine, ni imirimo yo gukiranuka, ni imirimo myiza, ni imirimo myiza, ni imirimo myiza, ntabwo ari urukundo. Ni imirimo myiza, ntabwo ari urukundo erega urukundo njye nasubije ikibazo wambajije. Ariko na Bibiliya irabivuga. Nasubije ikibazo wambajije, kuko ikibazo wambajije kivuga urukundo rwa Kristo, ntabwo kivuga urukundo ry'imirimo abantu bakora. Na Bibiliya irabivuga ko ijambo riravuga ngo imirimo ukorana umwete izaguherekeza, ntabwo ari izakujyana. Twebwe rero igihe tubifata nk'ahari urukundo, ahubwo aba ari imirimo. Imirimo ukorana ni imirimo, ni imbuto z'umwuka, ni imirimo. Ikikwereka ko ibyo bintu bidashobora kukujyana mu ijuru, bizaguherekeza ariko si bikujyana mu ijuru. Ikintu kizakujyana mu ijuru ni uru rukundo rwa Kristo. Uru nguru wabonye, iyo rwabaye mu buzima bwawe, nirwo ruzakugeza mu ijuru. Ibyo ukora bizaguherekeza, kuko urukundo si rwo rushamikiye
kwizera Eh, kwa kwizera Kristo. nyine ni urukundo uru nguru ntago rugereranywa, ni urwa Kristo, ni umwihariko wa Kristo, ahubwo umutima uru rukundo nyine wamaze kwakira uru rukundo ushobora gukora ibintu byose bishoboka byiza, Yes. kubera ko ariko ugomba kumenya ko n'iyi mirimo ukora iyo wita myiza n'umuntu utizera ashobora kuyikora. cyane Eh, birashoboka cyane rwose. urumva rero, ariko umuntu utizera ntashobora kugira uru rukundo rwa Kristo. Iki nicyo kibazo nari mfite. Ni ikibazo cyiza Ubwo cyane. abantu nabo muri komenti bashobora kugira ibyo bibaza nk'uko nanjye narimo mbyibaza, Mm, kuko hariho ibibazo byinshi cyane, mm, hariho ibibazo byinshi cyane. Gusa icyo mbona cyo wa mugani birasaba ko dukunda gusoma Bibiliya, mm. icyo kintu gikenewe cyane. Dukunde gusoma Bibiliya, uko dusoma Bibiliya kenshi tuzaba tugenda duhishurirwa ndetse tugira n'ubundi bumenyi tugenda tumenya ibijyanye n'iby'isi yo mu mwuka. Imana rero Murakoze. ibaho umugisha, ibaho umugisha rwose. Dukomeze tube kuri Yana Media, dusangire iby'ubwiru bw'ubwami. Waduhaye igitekerezo, karibu. Waduha ikiganiro, karibu. Imana ibahe umugisha. Amen. Shalom. Ibibazo.